Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwambuye uburenganzira bwo gukora impuzamatorero Grace Room Ministries ya Pastor Julienne Kabanda nyuma yo kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Itangazo rya RGB rivuga ko Grace Room Ministries yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bihabanye n'ibikorwa n'intego zayo kuko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. RGB ivuga ko imiryango yose yanditswe isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa. Gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano mu rwego rw'ubutegetsi, harimo kwamburwa ubuzima gatozi cyangwa se icyangombwa cy'iyandikwa. RGB yakomeje igira iti imiryango yose ishingiye ku myemerere igomba kubahiriza icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganwa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko imiryango ishingiye ku myemerere. Grace Room Ministries iyoborwa na Pastor Julienne Kabanda ikoreye Nyarutarama, nimwe mu matorero afite abantu benshi muri iki gihe ndetse hashize iminsi iri kure bitarama muri BK Arena bikitabirwa n'abantu benshi cyane. Twagerageje kumuvugisha ku murongo wa telefone nka Mukwizi Entertainment Group ariko biranga, ntiyabasha kwitaba. Amakuru igihe ifite kugira ngo itorero rifungwe byashingiye ku kuba yakoraga ibikorwa bitandukanye n'ibyo yaherewe uburenganzira. Ubusanzwe mu mategeko y'imiryango itegamiye kuri leta harimo ko ministeri iba ikora ibikorwa by'iterambere bidafite aho bihuriye n'iby'insengero. Itegeko risobanura ko ministeri nk'itsinda ry'abantu rishamikiye ku muryango rikora ibikorwa bigamije iterambere bitandukanye na Grace Room yakoraga ibikorwa bisanzwe by'amasengesho, ibikorwa bimeze nk'iby'urusengero kandi uburenganzira yahawe atari byo bugena yarenze ku by'amategeko yemeza. Mu cyumweru gishize habatijwe abantu barenga 500 ndetse bisanzwe bikorwa. Pastor Julienne Kabanda yakunze kuvuga ko 2018 aribwo yagize yerekwa ryatumye atangiza Grace Room Ministries kandi ngo ikaba ifite intego z'uko mu myaka 7 izaba yarafashije abagera kuri 2 miliyoni kwakira Yesu Kristo no gufasha abababaye. Njya gutegura kino kiganiro nkanakikugezaho ndi Kwizera Elize kuri YouTube channel yacu ya Kwizera Entertainment Group. Kora subscribe tujye tubasha no kubana no mu bindi biganiro. Ndabakunda cyane, naho ubutaha.